ururimo nyurose kugerayo nyine barafashe bafunze iminsi miliyoni sawa ni barongera barandekura ndigenje narebe ko niko byagenze Salama wewe. Yes Ines. Iminsi myinshi kabisa. Akwaho wabagahe musa. Wahura niki? Subize kubwo namaraga gusoza secondaire nahise mugira mu bintu byo kujya kwiga imiziki ku Nyundo. Ariko ni danje wa mugabo. Uzigiye duherukana? Duherukana cya gihe tujya kureba cya kigama. Burasiko bisa kose. Uko bisa kose ni uwo munsi niyo tariki nibwo duherukana. Twajyaga kukivunira umuheta ariko yeza arangije aranatwambara sha. Yego. So nitwareba ukuntu tuba twicaye tukaba tumena habiriro. Rero twiganira iminsi ibaye. Ariko wamuvuna amato nubwo twamunigaguye ariko afite igishiti cye cyiza. Buriya se wowe cyakubwira. Sinjye ngira ngo se ahubwo niwe mwana wowe nyine wabo bagira. Afite igishiti cye cy'inzobe cy'igituku bya hatari. Kinyarwa se sha. Ngaho se ntago bizi wowe. Kirafatika se kiraryanara. Sha wapi? Nakarokore karaho. Ahubwo se ngo tugitekerezo. Nta kuntu umuntu yazihimurira kuri icyo gishiki cye. Ahubwo ayo mafaranga yakagombye kutwishyura tukazayicyuza mushiki we. Mwana wa musista azatwishyura mwana. Ure nuzabyishyura. Uko biri kose ndahamye nashidikanya ko nubundi umuntu yanayatanga hane. So rero n'ubundi ubwo birumvikana ko ari nimba ari bro yo yari ni ugomba kuyatwishyura byanga byako. Ure nta muntu ugiduheza mwana. So muzi neza sawa ngo mushiki we. Imyaka ibaye myinshi ko nta muntu ugomba kuduheza. Ndumva nyifite time naho ahubwo upanga uburyo tuzamufatisha uwo mushiki we. Okay, sawa. Senare nanaherutse bwomba ahubwo. Ahubwo uwo munsi ni gahunda niyo ngiyi. Ari musa. Genza bite se kandi? Mwana, uzuko ntagazapfa vuba. Ninde se kandi? Agica ziranzira cya gikobwa mwana. Ariko bwiza ne ubuze ndoshikuroha koko. Munyaga ukuntu yaba mwiza aragapfa. Haguruka hana ntango kwishyuye. Meze bite sis? Aha nahe. Yenge. Yego, umva nuko mufata niko bimeze nta ducike. Cya gikobwa kirirutse wana. Simuka mwera musisi. Ndio ko tubaza ibyo bibazo wowe. Ahubwo umushyize he? Umushyize. Muzana ibintu bitarawe. Umukobwa umushyize. uramushaka Wowe urinde wo kutubaza icyo dushaka. uramushaka Zana umwana tugende shaka. ndetse nabo byabahira cyane uretse Uraduha umukobwa cyane ntago umuduha. umukobwa banamushaka Urashaka uriya mukobwa. babiri mani murashaka umuti umukobwa nk'uri Fata uwo mwana tugende mana.
ndi umukobwa cyane ntabwo muto. Mwigeze sha mwigeze sha Makaku, makaku, we makaku, we, we sama jual sah, sama jual, ndak ada ni, ndak ada ni, we sama jual ni, ndak ada ni, ndak ada ni, ndak ada ni,
ibitabo rwose biba birimo amateka akomeye, ndabonamo amateka y'ibyihebe ya Boko Haram bigenda bitera ba Osama bin Laden. Ibitabo rwose byari bifite amateka akomeye cyane. Ahubwo se ba muhungu wanjye ari he? Buji papa ngwino hano tebuka cyangwa gatinje cyangwa cara hanga hano tuvugana. Inkuru numvise nizo cyangwa n'ibihuha? nkuru warwanye wongeye kurwana koko? nari nasubiye gusoza imyitozo yanjye hariya mu ishyamba. Rero ubwo nabonye umukobwa aza yiruka kandi yari akurikiwe n'abantu ubona bamugirira nabi. Izo ndwano zawe za buri munsi, izo ndwano zawe noneho ni bwoko ki? Hora urwana buri munsi hora urwana. Abantu barwanye nabo urabazi? Ntabwo mbazi, nabonaga ari abagira nabi. Wabwiwe n'iki ko abakobwa atari agakino baba bateguye kugira ngo noneho bakwica? Papa wakina n'umuntu umuhohotera koko? Ese wabakubise se cyangwa bakubise bakumugaje wongeye kuvuza? Ya nabakubise ntari. Ririya shyamba si muri rya shyamba rya hariya hirya? Hariya njya muri imyitozo. Wagize amahirwe. Ririya shyamba ribamo ibyihebe, kera twari tuhatuye higa munsi ya ririya shyamba. Haba biriya birara byabayemo kera, kuva kera cyane. Inka ziwacu barazibye, baraduteraga buri munsi bakiriga badukubita. None nawe ugiye kurwana nabo, wasanze ari bangahe? Bari abahungu babiri, nibo nabonye babiri. Hari ikibazo cyari kirimo kibyibushye ukuntu kigufi? Oya, nabara. Wagize ubundi hari habamo agatsiko k'amabandi 3, ariko abarimo nabandi nabo bakobwa bavuga gushobora, nubwo ntabyemera neza, ushobora gusanga nabari ibyo byihebe nawe bari kumwe. Harimo witwa Chingiri, urumva ukaba ari muri ako gatsiko k'amabandi. Hakabamo uwitwa Rogan, nabari muri abo, ariko hari kizigenze uwo ngubona kubwiraga mukuru muri ube Kigali batuma urangura ibimogi bakabicurizamo hariya ibiyobyabwenge usambanyirizamo abana biki byose, witwa Techeje Aronje Boy. Uwe rero ndabizi ko amakuru ashobora kuba yayabonye, n'ubundi mu masaha make baraba kugezeho. Ubu mbansenyeye inzu bakanyirukana kuko ariko ndagutanga rwo mvuga ukiri hariya baza bagukubita ndashaka ko bakwica. Ibiki wari papa ndabyikemurira ntari. Kiriya kirara rwose baraza kuguhiga ndabizi. Ndabyikemurira. Okay, sawa nta kibazo, niba ushoboye kurwana izo ntambara agende isaziye wa mwana we, ariko witonde. Nta kundi byari kugenda kuko ntabwo wareka gukiza umuntu ubona ko ari ngombwa. Akomeza ubutwari bwawe, nzaba nkumva ibyawe, nabo ndabizi neza rwose, baraguhiga hasi hejuru. Nzaba numva ibyawe. Sawa, reka ninywere ku mazi ajya gufata agacupa. Ngaho rero gusohotse ugiye mu mirimo, ndaje nkubwira ibindi uri bwaza gukora mu kanya. Sore rwose kubyara abahungu rwose ibibazo, uriya musore rwose ibintu byazanzanira ntabwo mbizi. Baradutera pe, iri joro baradutera we, nibatadutera kandi n'ejo bazadutera. Nubwo umuhungu wanjye murenganyije, ariko ibyo yakoze byari byo. Wasanga birara koko byari bigiye guhohotera uriya mukobwa. Ni byiza rero rwose nzakomeza kumushyigikira, ajya arenganura n'abandi, abarenganure, arwanya akarengane. Nanjye nzamushyigikira, sinshyigikiye ko ariko